ngo naga huse agacanira amatara abantu batetse bakareba mu mbona ngorata ndetse naguru kureba canye ntibyake canye ngashya nundi wacanye ntibyake umva inyama za koko naguzoza canye ngashya se we ndazoza ndi mbwira muri Amerika haba ibyatsi haba ibyondo se ibyondo ni nabyo ubusuma aba snow ubusuma snow ni iki neje buriya ngiye nubwo nzasazira mu Rwanda nk'imbabura buriya ngewe mfite n'ukuntu ndwara indwara zo mu bakire. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Baheruka kumbwira ko ndi mwiza nka 2017. Sinamukunze agira. Amukunzi ngira kunzi se niranga muntu cyangwa ni mituweli dosante. Nanjye ndabaza. None se ko turina. Ubutwa ese ko watangiye kumbaza guzana uranshakaho iki ubundi? Ubaza iki? Mbaza guza ubugambo rya biriya binyo byuriya mukobwa. Bitaniye se n'ibyawe. Shaura yawe noneho ni binini. Arakurusha. Yego pe. None se ko turina. Reka mbabwire icyatuzanye. Mbanze n'abakire n'abasuhuze nukuri ntago ndi kubareba abahungu sinabeze uretse ko wenda bihagazeho. Nukuri. Mu kiganiro reka batakica. Uzi ko ntari nzi ko hari n'abahungu bibabaza kuba ari babi. Ariko nta kundi. So hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka ntangire mbaha ikaze ndetse nanabashimira mwamaze gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Ngira ngo namwe mutarakora subscribe, namwe mutarakora ikaze. Ngira ngo namwe mutarakora subscribe mbibutse ko ntarirarenga ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi, ariko uyu munsi mutagira ngo turi mu Rwanda. Ubu tuvugana turi muri Amerika, niba turi Chicago, niba turi Texas, mbaza nkubazi. Ubu rero nk'abantu nabera n'ubwa mbere ngiye gukura no mu diaspora nkareba umuntu uvuye muri Amerika ukuntu aba ameze. Aragira umwako nkamubona hakanenge avuye muri Amerika. Iriya mbwa se kwiturya kandi gabura nayikurisha. Nukuvuga ngo ntawe tuzangeza. Yego pe ntaho ntazakujyana ngo nkujyane kure umuntu uvuye muri Amerika. Ikintu wagiyeyo mu gitondo arambwira ngo nta nazakugeza. Haraho ntazakugeza se nkujyanye muri Chicago. Kobwa afite uturenge twiza ariko. So rero reka tugende mbagezeyo nimara kubagezayo uwo muntu tumusure, tumara kumusura tunaganire nawe tumenye ibintu muri Amerika uko biba byifashe. Tunamutekera ibiryo byo mu Rwanda yumva ukuntu nk'agakoko k'akanyarwanda kaba kameze. Ndabihaha. Mbizanye twagerayo bakanga ko tubiteka. Ndatwite nyine bitwaye iki se simbyara hari ubwo ndi ingumba bababwiye ko ngira ubumuga bwo kutabyara. Gane karibu. Ukuntu ngwa karibu nk'uyiguha iwanjye. Ntago ari iwanjye ariko nanatanga karibu. Ntaho ntazakugeza dore nkugejeje no mu ba diaspora. Uzurebe noneho umukobwa uvuye muri Amerika gadi bwa bwiso bwawe butangiye kwiterekesha ndakuvamo. Uratangira kumwiterekesha amaso imbere afite umugabo. Reba tambwe nawe. None se katinguye biteshe. Merci. Makuru yo muri Amerika. Hayo. Twebwe amakuru nasanzwe. Mwana ni umunyamerika. Uko kuntu ari kurira ni mu ruhe rurimi? mu cyongereza ariko ura mu cyongereza. Ntabwo yarira mu kinyarwanda. Reka. Ikigaragara cy'ubu yaravukiye. Se kariyo mpamvu asa na Trump.
Quebec na Trump. nubwo wasubiza umwana mu cyongereza basi oya ndamusuhuza mu cyongereza se ndi umudive wari wumva umudive uvuga icyongereza ntabwo abadive ni ukuvuga bitewe n'idini hari indimi batemewe uyu mudive uvuga icyongereza ni Cleophas Barore wenyine Biteze. ni byiza shani reka nze ngutekere ubugari washakaga iki gikoni cya ruzungu se ndagishoboraga singiye guhiramo munshakira imbabura ngo singiye guhira none ntabwo tugiye duteka ku mbabura ariko uzi yuko ubanza akasuka atabavuye muri Amerika batubeshya menya akasuka abavuye nka za Zimbabwe none se wari wabona umunyamerika ucana imbabura yabishaka yicana hariya se zirahaba oya shana ntazo ndabona Liza unyemera aho rero ngo ndi umuturage karibu mu gikoni karibu tujye guteka ni nshya nusha turakuvuza ariko wahiye uzi ko ari nka ka kantu ngo nagukubita nkakuvuza ngewe reka ngire ikintu nirebera muri iki gikoni ubu se ni nshya nusha urihangana urihangana ngwino mfatire ino nkoko ngwino mfatire ino nkoko tubagize se tubayibaze inyarwanda kabisa ese inyarwanda uyirebera he itandukana gute ntabwo se ubona ko uruhu rwayo ruteye amabengeza rumeze nk'urwaye Emerine neza Emerine yarabemeje hanyuma se rwawe ngewe gerega buriya gadi reka nkubwire uretse yuko ubu nzi twirirwana umunsi ku wundi ariko hari abantu bambona bakagira ngo ndi inyeshyamba ubu nk'uyu mwana azi ko ndi inyeshyamba bari kundeba bakabona sindi umuntu hari kubona ikintu giki bari kwibaza ati umuntu se aba bantu ntaha barahaba ikibazo cy'amatsiko urahera hehe wateka iki bijyanye ngewe ndateka njye sinshobora guteka ibishyimbo icyo cyo kirazira kuko ikibazo cy'ibishyimbo mpura nacyo mu buzima bwa buri munsi ntabwo naba ndi rego tumeze nk'abari muri Amerika ngo bameze nk'abari muri Amerika aka kantu kitwa gute kitwa ndasirimutse wa bakita microwave microonde cyangwa se enfance mu gifaransa izo ntabwo ajya babwira mu gifaransa ngo icyo bita mu gifaransa none se nta muntu uronga inyama oya urazironga kirazira oya urazironga ariko uzi ko wa muntu urazikuraho ikise ziravaho iki umuntu wazikase wamugana harya ntabwo wari warigeze uba inshuti na nyakwigendera Valentine twari inshuti magana sha yagiye ntacyo agusigiye njye uwo muco yarawumbujije wo kutoza inyama inyama burya ngo iyo yogeje uba uyikuyemo uburyohe oya pe uyoze ni ukuri none se urazirya wenyine twebwe basi twogereza ariko se ubu bagiye kuntegeka aha ni muri Amerika ni muri Amerika nyine aho abanyamerika bari muri Amerika uzi ko mwasubirayo ngo ese ubundi mufite irangamuntu indangamuntu ngo sose na y'inyarwanda cyane bwawampamagara abanyerondo hepfo bagakora iki sinabonye twaciye ku kagari bagakora iki bakaza bakareba niba mufite ibyangombwa yemwe turabifite byuzuye rwose pe ntimubonere ico ngo mugire ngo ni ikindi ni gadi nashuhuje nigende wakoze kantu ushaka kugira ngo ubwire ngo gakore iki gareka nkubwire ushobora kunkotoreza hano nanjye nkazagukotoza imbere y'umukobwa ukazamukotoreza ahandi randi nakurege ngo ni njye musirimu muziranye ntabwo nisiramuje ntabwo nsiramuye ngo nagahuse si agacanira amatara abantu batetse bakarebamo mbona ngo arahata ndetse ntabwo uri kureba ncanye ntibyake ncanye ngashya ubundi wacanye n'ibyaka wumva inyama se koko ntabwo zoza ncanye ngashya se wenda zoza oya rata nakurekerewe n'umuturage nabyaza wese yabyakije ntakajya koshya ngo bagiye kudukora neza ngo nuko bavuye muri Amerika umenya ko muri Afurika haba uburozi ubucatse wagenda tukurozi twebwe se ntabwo turoga hari se haba ibyatsi turabituma ese tubwiza ubundi mbwira muri Amerika haba ibyatsi haba ibyondo se ibyondo ni ntabyo ubuse umuntu haba snow
ubu snow ni iki neje nyine bya bintu by'urubura biba urubura ariko buri umuntu ashatse ntiyaba barafu hari igihe barafu itacanye ibyuma bishushe amahanga njye ninshaka gushinga shop y'imyenda sinzagura maneke nzafata abantu nka gadi ziza yabivuze iyo hatari kubona nijoro bacana cyangwa se ubushyuhe mu safuriya bwabaye bwinshi bica hariya yego kugira ngo none se ko mbona buhaca bukajya mu kabati aka kabati nakabubika kakazabusubiza mu nkono oya nyine urumva ukaranze nk'amavuta noneho wakaranga amavuta agashya cyane ubundi hari utuntu mu nzu twabira akaoderi yego so rero aka ngaka wamwe kugenda ariko buriya ngiye nubwo nzasazira mu Rwanda nk'imbabura buriya ngewe mfite n'ukuntu ndwara indwara zo mu bakire indwara ndwara n'iz'abana bo mu bakire uzi ko kubera ngiye ndwaye asima iyo ntetse amavuta agashya cyane arankuruza yumvikane ko ntakwiriye kuba umukwikwi yemwe uraba umukwikwi pe ibiryo by'abanyamerika byose nabura kubiteka ndamutse mpombye amadolari wabigenza reka da ariko izi nyama ashaka akantu karimo kararyoha ako se ntibakasiba inyama binini ntabwo ari binini. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.